ni inkuru ngiye kuba nabagezaho muri kano kanya, akaba ari inkuru ivuga ko uwo bita Karabo K'Imana Patrick ndetse na Barafinda baje kuba batabwa muri yombi. Ni inkuru nkesha ikinyamakuru igihe.com, akaba ari inkuru ivuga ko RIB yafunze abarimo Barafinda bakekwaho gutangaza amakuru y'ibihuha. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu batatu barimo Barafinda Sekikubo Fred, Mazimaka Patrick ndetse na Nyeramihigo Japhet. Abo bafunzwe kuwa 29 Mutarama 2026 bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro ndetse na Kimihurura mu giperereza rikomeje ku byaha bakurikiranyweho. RIB yaburiye abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranye n'amategeko, kandi ko itazihanganira uwo ari we wese uzikoresha mu gukora ibyaha. Kuwa Gashyantare 2020 muri Gashyantare nabwo RIB yari yahamagaje Barafinda Sekikubo Fred ariko niyitaba, ndetse kuwa 11 Gashyantare 2020 arafatwa anasabwa ibisobanuro ku byo yagombaga kubazwa. Nyuma RIB yanzuye ko ajyanwa gusuzumirwa mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Caraes Ndera, ndetse muri Werurwe 2020 RIB yatangaje ko ibisubizo by'ibitaro by'indwara zo mu mutwe Caraes Ndera byemeje ko Barafinda Sekikubo Fred afite uburwayi ku buryo yatangiye kuvurwa, ndetse hemeza ko atakurikiranwa kubera ko arwaye. Muri Nyakanga 2020 rero nabwo RIB yatangaje ko abaganga bemeje ko uburwayi bwa Barafinda Sekikubo Fred ari karande, isaba abakomeza kumukoresha ibiganiro bazi ko arwaye kubihagarika. Tariki ya 13 Kamena 2017 nabwo Barafinda yabwiye itangazamakuru ko yigeze kumara igihe avurirwa Indera ahakurikiranirwa abafite indwara zo mu mutwe, ariko ntiyasobanuye igihe yagiriyeyo cyangwa uko yahavuye. Barafinda yibukwa cyane rero ubwo yatunguranaga ajyanye kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kanama 2017, ariko komisiyo y'igihugu y'amatora igasanga atujuje ibisabwa. No mwaka 2024 yongeye gushyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ashaka kuba umukandida kuri uwo mwanya mu matora yabaye muri Nyakanga 2024, nabwo bisangwa nta byangombwa afite. Yari yavuze ko kandi hari impamvu ibihumbi 2 afite ku bijyanye no guteza imbere Afurika mu gihe yabatowe, ndetse n'impamvu ibihumbi 20 ku rwego rw'isi yose. Iyi nkuru rero ni inkuru yatugezeho mu kanya, akaba ari inkuru n'ubundi yatangajwe n'ikinyamakuru igihe.com. nuza kureba ikinyamakuru igihe.com cyabitangaje isaa 4:56 hafi saa 5 z'ijoro, nibwo iyi nkuru yaje kuba yasohoka kuri kino kitangazamakuru. Iyi nkuru ivuga ko uwo bita Karabo K'Imana Patrick ndetse na Barafinda baje kuba batabwa muri yombi. Aba bantu rero bombi uko ari babiri bari basanzwe bakorana ibiganiro bisanzwe bya YouTube, ibiganiro byo kuri YouTube barasanzwe bakorana ibiganiro, ariko nanone byaje kugaragara ko ibiganiro bakoranaga hari hakubiyemo ibyaha birimo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ndetse kandi reka nsubire kuri statement neza, ahantu byanditse ati abangaba Mazimaka Patrick ndetse na Nyeramihigo Japhet na Barafinda Sekikubo Fred baje kuba batabwa muri yombi, aho bari bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha. ngo bikaba bavuga ko bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube. No kuvuga ngo uyu nguyu Karabo K'Imana ndetse na Barafinda bombi bari bakurikiranyweho ngo gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imidugararo muri rubanda. Nuza kureba ibiganiro aba bombi bakoranaga kuri YouTube, naje kumva ibyo uwo bita Rwanda Update yatangaje mu nkuru yiwe, aho yivugiye ati mu by'ukuri nanjye aba bantu najyaga mbona ibiganiro bakora nkumva
ntabwo ndi kugendana nabyo. Rero niko rero byaje kuba byagenda, hari na benshi mu by'ukuri n'ubundi bumvaga ibiganiro aba bombi bakora bakumva ntabwo bari kujyana nabyo. So rero uyu nguyu Karabo K'Imana ubundi busanzwe yarasanzwe akora ibiganiro bisanzwe by'itangazamakuru bya entertainment bya showbiz bisanzwe nyine bya bindi twita iby'imihanda. Uyu Karabo K'Imana abantu batamuzi yamenyekanye ubwo yakoranaga indirimbo na Clarisse Karasira, amenyekana ndakeka mu mwaka wa 2020 atunguranye nk'umunyempano utangaje, aho yaririmbaga indirimbo kabisa ukabona ko ni umusore, cyangwa se icyo gihe yari ataranashaka. Icyo gihe akiza rero wabonaga ari umusore ufite impano, ufite ahazaza, ufite akazoza, akaririmba kabisa abantu bakabikunda. Nyuma za no kuba yashaka, kugeza kuri ubu yari afite umugore ndatekereza n'umwana. Ubu ngubu rero uyu Karabo yakomeje gukomeza akura muri kariyeri ye, niko navuga, akomeza akora bino bintu yakoraga by'itangazamakuru bisanzwe, amaplaka, biganiro yakoraga mwagendaga mubibona bitandukanye. Ariko nyuma sinzi ukuntu Karabo yaje kuba yahinduka, aza kwisanga atangiye gukora ibiganiro bya politike kandi nta bumenyi na buke abiziho, ahubwo aza kwisanga atangiye gukora ibintu atazi, cyangwa se ibiganiro bijyanye no kuba yatangaza ibihuha. Ariko nanone muri uko gutangaza ibihuha akaba yarabitangazaga mu buryo mu biganiro yagendaga akora, kuko nuza kureba ibiganiro byinshi yagiye akorana rwose n'uyu nguyu Barafinda, ibyinshi birimo amakosa. Ibiganiro uyu Karabo K'Imana yakoze nujya kureba, hari ikinyamakuru, hari itangazamakuru yakoragaho mbere uyu Karabo, ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye bagiye bakoranaho. Mbese iyo wajyaga kumva wumvaga ko ibintu byose rwose bari gutangaza bidahuye. So uyu Karabo K'Imana rero, Karabo K'Imana Patrick, yaje kuba yatabwa muri yombi. Ni umusore wari ukunzwe, yarakunzwe cyane atarata umurongo, niko navuga, agikora bya biganiro bisanzwe by'itangazamakuru, bya bindi bisanzwe by'imihanda, yigira umusesenguzi, akaza agasesengura ati nanjye ndabivugaho gutya, ati nanjye nabibonye bimeze gutya, akaza akigira umusesenguzi, abantu bakabikunda, bamwe bakamugaya, abandi bakamushima. Ariko sinzi ukuntu byagenze, Karabo K'Imana aza kwisanga noneho yataye umurongo, aza kwisanga noneho mu minsi yashize aho yakoranaga, hari igihe kigeze kujya noneho akazajya akorana cyane na Barafinda cyane, ukabona koko ko bari gukorana ibiganiro byinshi bitandukanye. So uyu rero ibi ngibi biraza kuba byatanga isomo ku rubyiruko ndetse n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane ko n'umukuru umuvugizi wa RIB we yavuze ati ndagira ngo mbibutse ko rwose mugomba gukoresha imbuga nkoranyambaga neza. Nabwo reka nza nifashe statement yanditse ndibukishe ikinyamakuru igihe.com kugira ngo naza kuba nibeshya. RIB ni statement igira iti: RIB yaburiye abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranye n'amategeko, kandi kwitazihanganira uwo ari we wese uzikoresha mu gukora ibyaha. Ndakeka mubyumvishe hano ko RIB yaje kuba yaburira abantu bose, ikabaga ko bagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza. Rero nanjye none yavuze ati hano urubyiruko rukwiriye gukuramo isomo, urubyiruko rukwiye gukuramo iri somo. Rero ni ukuvuga ngo hano nuza kumva ko bino bintu byabaye kuri uyu nguyu Karabo, akenshi biraza kuba byagaruka na za nkuru zijya zishuka abantu, ukabona uri gukora inkuru kubera ko iri kurebwa, cyangwa se kubera ko ifite views nyinshi, ugakomeza ugakurikirana iyo nkuru, cyangwa se ugakomeza ukijandika muri iyo nkuru, nyamara uri kujya mu murongo utari mwiza, uri kugira ibyo wangiza, uri gukora ibintu bitakagombye kuba bikorwa, ariko ngo kuko ngo biri kuguha views ukabyisangamo ugakomeza ukabikora. So urubyiruko hano ruraza kuba rwakuramo isomo, kuko nk'uyu nguyu nabikomoje, uyu Patrick atarajya muri bino n'undi yari asanzwe akora ibiganiro, yajyaga akora ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'umunyamakuru, akaza akabihostingira nyine, akaba
binyamakuru, kuri ibyo bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko nanone ubwo nibwo byaje kuba byatuma ntekereza ko muri uko gushaka views n'ibiki nibwo yatangiye kuzajya atangira kuvuga ibintu bitari ku murongo, cyangwa se atangira gukorana n'abantu bavuga ibintu bitari ku murongo, ibintu bikuyemo ibihuha, ibintu navuga ko bituze neza. So ubu rero ni ukuvuga ngo aba bombi uwitwa Karabo Patrick ndetse na Barafinda Sekikubo Fred ndetse n'uwo bita Japhet, bombi uko ari batatu baje kuba batabwa muri yombi. Ndavuze ni n'uwitwa Barafinda Sekikubo Fred, Mazimhaka Patrick ndetse n'uwo bita Nyiramihigo Japhet. Nari nibagiwe izina rya Japhet rya mbere, mpamvu byabaye ngombwa ko nsubiramo. Abo bombi rero baje kuba batabwa muri yombi, aho bakurikiranwa icyaha cyo gutangaza ibihuha, kandi bumvishe ko iki cyaha, ibi bihuha batangaza cyangwa batangaje bishobora guteza imvururu ndetse n'umutekano muke, ndetse kandi bino bintu ntabwo ari byiza. Burya biba byiza ko nimba uri gutangaza inkuru, making ashobora ko iyi nkuru uri gutangaza uyizi neza, iyo nkuru uri gutangaza wayicukuma, uvuga ati iyi nkuru nyihagazeho, we kujya gutangaza ibihuha, kuko gutangaza ibihuha nibyo bituma abantu benshi batabwa muri iyo. Reka mbe mini ahangaha anytime mumenye ko twagaruka kugira ngo dukomeze tuba updating. Mwibutse gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5.